afata imodoka akayitwara akisubirira mu kazi. Hano hari abantu benshi rero, ariko ndagira ngo nakiremo umwe wenyine ushobora kwakira ko bamutera ibuye, ushobora kwakira ko bamukritika. Ubwo ne duhuje ibintu byose, duhuje gukorera ku musozi w'itangazamakuru. Ni inshuti yanjye, ni umushumba wanjye, ni umuntu nubaha rwose 100%, ariko bitari bya bindi nyine mutubona mugahita muvuga ko ari ubukwe. Ndagira ngo mwakire Bishop Gerald. Garuka inyuma aravuze ngo dogiteri wanjye yambwiye iminsi 2 ko ari operation idashobora ishobora gutwara hagati y'iminsi 2 kandi afite amakuru, akaba akize cyangwa ukaba wabasha kugenda. Ntabwo iyo operation nyiza emera abantu muvuga ko ari prank mutazi ukuri s'il te plaît. Aya abantu bo ntago twabahagarara rwose, mwihangane, nitandukanyije nabo class. Bosco Empire niwe wavuze ati ko nta kazagira akabamo aba mu kageretse ako se sake, kandi uwo muntu ari umwe mu bo bakorana bajya baterana amagambo. Ayishuwa yego ntago muvuga ati njyana kanciye mu gutwe tari ukuntu twabigenje tubigenekerereza kugira ngo ifaranga rize ibintu biryohe bigaragare ko duhanganya, ariko ari ibintu ikiza rero o kugira ngo ushyire abantu mu rujyo basta Mutesi. Oya ukomeze nimba ari content twerurire ko ari content, ariko nimba ugiye kwa muganga kugira ngo tutavuga ibitari byo nibiri mu mutwe wacu, wadufashije ukagera ku Nairobi gahita wirya se gufata selfie ko usigiye umutungo tumubonye. Amusigira wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha cyane. Turagarutse, amazina yanjye ni Gerald nkuko bisanzwe, ndi kumwe na Bobo. Meze gute? Fresh. I Kigali imvura yaguye, ikirere kimeze neza, turi ku kagoroba kuje amafu cyakameze neza. Kano kagoroba kameze neza cyane. Yego nkuko bisanzwe rero nakomeje kuraranganya ahantu hose, niyo mpamvu naguhamagaye nkubonye ndavuga ntago wagenda. Nangize ngo uratabara ari cyubaye ngo ntabara ngo mfashe nese ntabare ngicarari ngo tubwire cyubaye. Rero nakomeje kureba nsanga ku mbuga nkoranyambaga hari hasanzwe havugwa ibintu byinshi kuri Pastor Mutesi. Abayikize ntacyo yabaye, ahubwo nyine nari nkikomeza. Ntacyo yabaye, avuga ko yarwaye parara. Hari abahanuye bavuga ngo bari kubona urupfu n'ibiki. Iyo nkuru nanayikozeho. Yego aka kanya rero hashize amasaha nk'abiri cyangwa 1 n'igice nimba ntibeshye, agaragara ari ku kibuga cy'indege i Kanombe International Airport. Arimo arasezera abanyarwanda. Ubwo suko basezera kundi ababwira ko agiye muri Kenya kwivuza. Yerekanye n'ibipapuro. Hari aho nabonye basisengura ngo nimba ari byo atari ubusikama, ngo azerekane impapuro zo kwa muganga n'ibikoresho byose nyine bizakenerwa. Ewana yerekanye ibipapuro byose byo kwa muganga nkuko bigaragara muri video yashyize ahagaragara. Ariko si icyo inkuru, hari ahantu reka ariko buretse ego taragera hano manze mvuga iki kintu. Mw'abanyarwanda mwe mujye mureka tureke gushinyagura. Yego ijambo rya mbere, nimba umuntu yitangarije ngo ararwaye, yego wowe bihakana kuri nukwe urabihakana ute? Ese niwe wiyishe? Niwe wiyishe cyangwa nimba ayitangarije karwaye tuvuga ko ari ubusikama, tuvuga ko ari ukubeshya? Kubera iki? Icya mbere, nturi muganga ngo wamupimye usanga wowe ni muzima. Icya kabiri, ntago mubana ngo umenye ngo ni muzima. Dore imbogo yaratatse ngo ararwaye, turavuga ngo ni ukubeshya. Tumubuza akabawe kamushyigikiye aduca mu myanya y'intoki. Mana iki kintu nyivuze mbabaye. Yego ntabwo nzi ukuri kwabo. Ukuri ni uko umuntu yivugiye. Akosoromva yazana biriya bipapuro byose harya turiya tuboro ba printing iyo bagucishije mu cyumba batwitanga iki? Ntago mbizi. Turiya twa plastic kwifotoza ifoto. Aha natwara dufite byose kimwe cyose. Umubyeyi afashe umwanya wo kuza kwibeshyera karwaye.
hari umuntu wabivuga tukamivuga ati uyu muntu umusika uyu munsi sibwo abivuze ahubwo avuze ubu ngubu neza agiye kurira amaze igihe arwaye yego kuko anavuga ko arwaye yenda kujya kwivuza inkuru narayikoze nkikora ku Ihumure TV bitumye mbivuga nkiri ku Ihumure TV bimaze igihe ahubwo se njye maze iminsi nibaza Pastor Mutesi narajya kwivuza ko mubona akiri mu Rwanda kandi yarakoze inkuru asezera kagiye kwivuza ariko icyo mvugaho ni atarabona ubushobozi ariko icyo mvugaho ni iki mpereye ku cyo wari uhereye ngo ni ubusi ndansubiza ikibazo ku kindi ngo ni ubusikama niko gushinyagura tureke kugira gute urumva ntago tuzi ukuri twemera uwaduhaye nimba nibeshyera nibyiwe ku giti cye kandi nimba atanibeshyera ahubwo tumushyigikira ajya kwivuza yego yagiye rero Imana ishimwe ko yabonye uburyo akajya kwivuza sinzi nimba yagiye ariko yarari ku kibuga cy'indege muri video yagaragaraga asobanura iby'uburwayi bwe yerekana video impapuro zo kwa muganga icyatangaje abantu rero cyangwa abantu benshi twari kumwe hagaragaye Bishop Gerald bitwaye ikiza banza wumve uje ibintu byose duhuje gukorera ku musozi w'itangazamakuru ni inshuti yanjye ni umushumba wanjye ni umuntu nubaha rwose 100% ariko bitari bya bindi nyine mutubona mugahita muvuga ko ari ubukwe ndagira ngo nkwakire Bishop Gerald uze usuhuza abantu badukurikiye wakoze kumperekeza Imana iguhe umugisha kandi rwose ndagukunda cyane ndagira ngo mwakire kurigira neza umukozi w'Imana dufatanyije umurimo w'Imana hari inyigisho nziza twabateguriye mu gihe gukurikirana kurigira neza kandi ndabizi neza bizagenda neza igihe cyose uzagira intambara nturwanisha urukundo uzatsindwa kubera iki tugomba kurwanisha urukundo rwihanganira byose rubabarira byose rwizera byose Imana iduhe kurwanisha urukundo kandi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubana amahoro n'abantu bose Bishop ndakwakiriye usuhuza abantu bo kurigira neza ndabasuhuje cyane ndabasuhuje cyane nifuje umugisha w'Imana nk'uko nyine wabivuze twazindutse tuza hano kuri airport twerekeza mu rugendo rw'imfatwerekeza Byose yagize ati uyu niwe ugiye gusigara asigarana channel yanjye niwe ko ntabyo numvisemo icyo gisubizo cyaba abandi cyugutuka cyugusebya cyugira gute iyo akubonye watera imbere agukomera amashyi so Imana ibaho umugisha niyo mirimo ya Pastor Mutesi mujye mu makazi nkora ibintu neza kandi ndabizi ko ngiye kwikoza haranga itangaruka amakuru ndayafite Pastor Kanziga Imana iguhe umugisha na ryasengesho ndabyibuka hanyuma rero gira neza hari inyigisho mugiye kujya mukurikira kandi ngiye kubereka umuntu ugiye kuba yifite muri ibi bihe by'uburwayi kandi bitazatinda ndabizi neza operation bagiye kunkorera Dr yambwiye ko na nyuma y'iminsi 2 umuntu ngo ahita afata imodoka akayitwara akisubirira mu kazi hano hari abantu benshi rero ariko ndagira ngo nakiremo umwe wenyine ushobora kwakira ko bamutera ibuye ushobora kwakira ko bamukritika ubwo niwe duhuje ibintu byose duhuje gukorera ku musozi w'itangazamakuru ni inshuti yanjye ni umushumba wanjye ni umuntu nubaha rwose 100% ariko bitari bya bindi nyine mutubona mugahita muvuga ko ari ubukwe ndagira ngo nkwakire Bishop Gerald niwe usigiwe okay nicyo arumamagariye nicyo ngicyo nagira ngo nkubwire amagambo mukayanzanamo nta magambo ari hano ubwo uravuze ngo nsesengure ndebe ngo numva uko mvuga uko mbyumva akarya jambo Yesu ari ku musaraba ntacyo bitwaye no kuba mubwenga aramukunda zari ikibazo Yesu yaramubwiye ati mwana tujye tubwizanya ukuri Jerry umuntu yamuhaye ingofero yego yamwambitse ingofero ingofero isobanuye iki uburinzi zareba ingabo iyi iri ku rugamba cyane cyane hano babona bambaye ibigofero zimeze nka casque sibyo yego inkoni isobanuye iki ubutware ako tuye dusobanukirwa ni yaramubwiye ati Bishop Gerald uhawe ubutware
ubuzima bwanjye cyangwa mu byanjye. Erega buri kintu cyose gifite ikimenyetso niyo utavuga. Ubwabyo birasobanutse. Amata avuze uragahorana ubutunzi. Ni ukwifuriza ineza, tugatunganirwa muneza. Niyo mpamvu ngo mu ijuru tuhangariye amata n'ubuki. Ijuru ritemba amata n'ubuki. Ijuru ritemba amata n'ubuki. None tujye tubwizanya ukuri. Umuntu watanze ubutware, watanze batanze uburinzi, nicyo ataguha. Ese kumusigira CHANNEL igitangaza, nanjye hari izo bansigiye barigendera. Aneze ubu MG TV ni barayigusigiye, bari boss aribwira ngo ni yanjye. Nane sayimusigiye nk'umukozi ko yimusigiye kugira ngo ayireberere nk'ureberera ibye. None se niyo mutahaye ubutware iki tamwegurira, none se urambwira ngo no mu rugo harasigariraho. Oya se kandi ni CHANNEL twumvise. Nyine CHANNEL ni ikimenye kuki satabishyiza mu bwiro. Oya abanyarwanda bagomba kubimenya bakamenya. None ubwiya byamusigiye biri mu ibanga bingana gute? Ntago nzi ukuntu bingana. Tubwizanye ukuri. Nta n'ikibazo kirimo ngewe. Ahubwo twibaza. Garuka inyuma. Aravuze ngo dogiteri wanjye yambwiye iminsi 2 ko ari operation ishobora gutwara hagati y'iminsi 2 kandi afite amakuru. Akaba akize cyangwa akaba wabasha kugenda. Ntago iyo operation nyiza. Kandi ariko avuze no urutoki se. Man, hari akabako ngira. Oya ntako. Operation yenda yize. Uburyo bisobanurwa amatavuze atashatse gusobanura uburwayi arwaye. Ko numva harimo n'ikintu cy'imitsi n'ibiki. Yego. Oya nagasaba kindurwe nuko hari akabuye kayobye. Aho yarabisobanuye. Ngo akantu kayobye. Akabuye kayobye kavuye mu gasabo kindurwe nibyo. None se tujye tubwizanya ukuri. Iyo operation mu minsi 2 ko waba uri mu bintu byawe niyi. Hano inkuru igisohoka hari uwumva ugiye inyuma mu matwi atari kundi bura Pastor Mutesi aragerayo. Wewe umwana murizi ntakurwa urutozi. Ako yabivuze ati ndabizi neza ko ntashobora kugaruka kandi ndanabizi neza ko nshobora kugaruka. Bura turi bubona agezeyo. Akatwereka amashusho nanone agezeyo. Oya biba. Tuyategereze se? Tuyategereze. Kuko rega nge nago ndi muri kote bavango nubuskama. Ariko mwereka amafoto ndi ku kibuga cy'indege ndi gusunika akagare. Ndayafite yanjye. Uri kuri depaches. Zamaye data. Hariya twinjirira. Naragiye kandi ni wigeze ugenda. Naragiye se. Ushatse kuvuga ko atari. Nari merekeje. Ushatse kuvuga ko atari bugende. Nago mbizi. Uri kutubwira amafoto ufite. Na amafoto mfite. Njyewe impungenge ngize iminsi 2. Ego. Operation yabirangiye ukabutangiye akazi. Ikinya cyonyine. Uremba kiri kukuvamo. Ushobora kumara iminsi ingahe yose ukiri muri cya kinya wumva ufite intege nya n'ububabare. Bivuze ngo iminsi 2 nuye mu dogiteri ushaka gukora operation n'urutoki ari urutoki mu minsi 2 ukaba watangira ibyo gahunda zawe. Nanswe kubagara hari ako kantu bisaba kwinjiramo imbere bisaba kwinjiramo imbere byanze bikunze ni ikinya kiri general. Ubwo no ukuvuga ni ikisinziriza umubiri wose. Ariko nubisha asobanura ngo bamubwiye ngo ari operation ya technology igezweho da ngo ari operation ya technology igezweho ngo bazohereza ikintu. Yigeze kubivuga bagicisha icyo kintu ntago mbizi aho kari nyine ngo bazohereza ikintu ngo bagikuriye shaka machine. Ariko hari nanya batazabaga hari ntuza zaje reza nibyo ntago mbizi ntago ndi umuganga nyabona yandi kuvuga ibyo yavuze ngo bazakoresha uburyo buri none wowe uragira uti nagera na Nairobi afate video. Ni inama namugiraga atwereka ageze Nairobi. Ziko ari bubone kino kiga Pastor
turahura ariko urabizi tujya tuvugana ndagukunda ikintu namukundiye twadu challenge agenda agakora ukwanga twagiye dusana abantu benshi imitima nje nkunda ukuntu yambara noneho yaseka menyo hasagara noneho iby'iminwa rero nawe gabanya ikiza oya ibyiza tujye tubivuga kandi yego noneho karagaciye niba banaratuma nibayira ubwenge kubi nibiye ko tuba tutanditse none akigerayo niba Pastor Mutesi baragiye bavuga ko mu bintu akora byose ari prank ariko ngo ashobora kuba ahagaze umuteguro wa danje bivugwa ko ategura ari umu content creator wo hejuru uri high class. Bosco Empire niwe wavuze ati ko nta kazagira akabamo abamu kageretse ako se sake nese sinago watabarutse ntiyasize akageze akishe we tuzi bukodesha arimo amasharirene we tuzi karaka hari reka tumwifurize azagere nukuri kosa agire nyinshi yego agire nyinshi nta muntu umwe mfitiye kandi turamwifuriza ko kwiseta yazahaca amahoro yego ariko ngiye inama namugira Pastor Mutesi nakugira inama Pastor Mutesi nakugira inama ubwo utangaje ngo mu minsi 2 uzaba umerewe neza ujye gukorerwa operation ntabwo avuze ko azaba amerewe neza yavuze ati Dr yambwiye ko bishoboka ko operation nk'iyi wayikorewe ashobora kuba ari mu modoka ye yitwara yigire muri gahunda ze noneho twebwe abanyarwanda twebwe imitekerereze yacu ikunze kuba hasi bamwe na bamwe kubera kudasobanukirwa ibintu bya tekinoloji iyo operation yo kuvuga ngo iminsi 2 waba utangiye kugira ukuntu nkanjye ntago nabyumva ikiza rero nakugira inama kugira ngo uzaterwa amabuye igera Nairobi afata ishusho ufate telefone ari mu bitaro se oya tureke kugera mu bitaro nashaka ariko nabyo yabikora nese ushaka aba tujya tubona ba Frank ba Yemeye Frank Jonde yararwajya mu bitaro uramuhanzi arapostinga turabibona ushatse kuvuga ko se zira mpapuro wascaminga na zira mpapuro zo kwa muganga harimo n'ibitaro harimo n'ibiki byose imyaka 5 none se yigeze azuminga agaragaze ngo doremo hano cyangwa ngo agira kwereka filime yabyo none so ngiyeyo mani mudukurikiye mutagira ngo ndi gutera amabuye Pastor Mutesi ahubwo turi kurebera ibivugwa kuri iyi mihanda Bishop Gerald baragiye bakona turiya tuntu bavuga ati ubukwe burabaye sibyo nawe yabivuze ati mutagira ngo ntabwo y'ubukwe none agiye kwivuza kandi banavuze ko kuriya kurwara ari prank atarwaye se babivuze byaravuzwe cyane nge simbyemera abantu muvuga ko ari prank mutazi ukuri s'il te plaît aya abantu bo ntago twabahagarara rwose mwihangane twitandukanyije nabo nitandukanyije nabo kuko umuntu ashobora kurwara tukaba ngo ni prank kandi agapfa kandi yamara gupfa ngo ngo tukicuza twarabibonye kuri dore imbogo bamwe bicuza bavuga bati yo buse koko amagambo twavuze Pastor Mutesi rero ejo yakoze ikiganiro arimo aravuga ko umutima we bawushenguye ariko undi muntu aza kumbwira ati turiya tuntu tuba twadupanze kandi uwo muntu ari umwe mu bo bakorana bajya baterana amagambo yego ntago muvuga ati njyana kanciye mu gutwe tari ukuntu tuba twabigenje tubigenekerereza kugira ngo ifaranga rize ibintu biryohe bigaragare ko duhanganye ariko ari ibintu ikiza rero o kugira ngo ushyire abantu muri Pastor Mutesi oya ukomeze nimba ari content twerurire ko ari content ariko nimba ugiye kwa muganga kugira ngo tutavuga ibitari byo nibiri mu mutwe wacu wadufashije ukagera ku Nairobi gete wirya se ugufata selfie ko usigiye umutungo tumubonye amusigiye CHANNEL rega wibigira imitungo myinshi CHANNEL niwo mutungo ukomeye nge akugira ngo uminzu ukuri reka nkubwize ukuri uyu mwanya kugira ngo uminzu nagira neza TV nahitamo gira neza uragira uti
amweguriye byose man ku musaraba. Yesu agiye gupfa yaravuze ati byose birarangiye. oya mwana dore umubyeyi Yohana mubyeyi dore umwana yabwiraga umwe wamuryamaga mu gituza Yohana. none nawe yagize ati Bishop ngiyi gira neza ngiyi Bishop namwe mugandukira Bishop nta kibazo. yavuze akantu ubu niwe wemeye guterwa amabuye nk'uko mwayanteye. ati hano imbere yanjye harimo abantu benshi ariko reka mpamagara umwe gusa. uziko gira neza irutiriye etaje abamo. etaje ntiyavamo gira neza. ngiye umitishijemo inzu niriya gira neza nahitamo gira neza wo guhitamo inzu kubera iki gira neza yantunga ikampa n'inzu. ariko inzu ntiyagutunga ngo iguhe. ariko inzu ntiyagutunga nawe uje kuri verisiyo ya hatari urumva. rero kuba muhaye gira neza ngo ayisigare muri iki gihe cy'uburwayi yego ntacyo atamuha habe na kimwe. urumva n'imfunguzo arazimusigiye ku nasi ibikoresho azajya bicyura. ntabwo mbizi ni imagination turi kwibaza ni imagination gusa ni byiza ibi bintu si ikintu nyama nkuyemo kujya avuze ngo turwanishe urukundo. ariko nibyo urukundo ruganze kandi burya nta muntu wenyine ugerayo. iyo abantu bafatikanyije bagera kure we. Bibiliya avangu ababiri barutumwe kuko iyo umwana niwe cyangwa akabyanga asindagiza undi cyangwa akabyutsa undi warambaraye. ubwo Bishop asindagize Mutesi bari gusindagizanya. gira neza ntiri businzire oya irabiri mu kazi. hari uyibereye maso banamutweretse nubwo agiye hariya mu bitaro ariko ntabwo ibye biri bwangirike. ni byiza ubihagarariye ahubwo tubyigiremo kugira urukundo no kugira umuntu wizera kamusigira ibyawe. navuga ko nta kibazo kirimo ari na byiza ari nabyo dukeneye mu bantu ari nabyo dukeneye mu mitima yacu. urukundo ruganze mute rwogere bamwe nirwogere rugere kure. nibwo yavuze ngo mutajyana ibyanyu byo gushaka mushakane. se ubundi bitwaye iki se ubundi ntacyo bitwaye iriho nayakije. yego sha wavuze cyane ukayizira ntacyo bitwaye habe na kimwe ahubwo akariho kugira ngo Pastor Mutesi twima amagambo kuko none nureba niba abantu batangiye kuvuga ngo ntago agerayo. byari umuntu bimbwiye atari kuri kamera. urumva bo kuri kamera ari abati range nagenda aranka gasunika ti ni content ya create. Pastor watwiyerekeye uri Nairobi amagambo agashira ivuga. Erega impamvu ndi kubimusaba urashaka kuvuga ko zira amaporoza kwa muganga batanyuzwe. ntago banyuzwe bamwe na bamwe. N'umusitari yego nimba uri umusitari byawe ni nayo mpamvu wabishyira hanze byose. ni nayo mpamvu agiye kugenda nyine ukabivuga. byari gushobora kugenda mwibanga ntitunamenye ko wagiye kuko iminsi ibiri si myinshi n'ukuri. yari umva iminsi ibiri nakora ibiganiro n'iby'icyumweru ukabisiga bikasigara mukagira ngo ndahari. urumva nawe kwa by'icyumweru ukagira ngo ndahari nkabisiga nkagenda. none watangaje no ku kibuga cy'indege ati ndagiye ariko bamwe baragira ati kari akantu nanjye nagasunika. sese no gusanga ugiye nkavuga none se ko ariho byemewe ko kamera igera ko ahandi bitemewe uri ko hafi y'indege. natwereke rero ageze Nairobi kuyanga amagambo ashira ivuga. kandi ngewe pe kuba rwenda mwifuriza gukira tagira ngo Pastor Mutesi no kumuharasinga weya ahubwo ndi kumugira inama yo kumurinda abantu twigize abasesenguza ariko basesereza. aya ntago biba ari byiza kugenda ugahengama cyane. rero kugira ngo turinde ibyo dufashe nawe uraba wifashije ugere Nairobi fata agaselfie woherereza wasigaye kuri channel adushyirireho ati ereka abakunzi banjye abafana banjye uko mageza amahoro. ni cya kabiri YouTube channel iragendanwa
muri telefone yiwe arayifite, ntago yayibura. Nagerayo atwapodetinga ashyireho ati dore ngeze y'amahoro tunasenge. Agere watubwira ati dore ninjiye muri salle dope mu nsengere. Ese nta murwaza yaba ajyanye? Ubwo nse nkusubiza ikibazo wambaza ngo arabifashwa nande. Ntago wajya kwa muganga ugende wenyine. Ntago bibaho. Niyo ugezeyo hari uba warateguwe. Ntago wakwirwaza. So rero icyo navugaho tugana ku musozo, agira urugendo rwiza kandi arware ubucyanda mwifuriza gukira, ariko ukureho urujijo. Akoreho urujijo, ariko Imana izabane nawe. Ntago biba byoroshye hari ahantu. Kandi Bishop Gerald Imana imushoboze kurigira neza. Abantu se bagiye bagera impungenge ku buhanuzi bwagiye bumuvugwaho. Ko habaye iki? Ngo abyumvise bavuga ngo urupfu rwihuse. Nimba ari barahanuye ngo urupfu rwihuse, buryo umuntu apfa igihe cyageze. Yego rata. Kabiri, niyo waba wararweretswe koko yaba ari ryo gare rye, ntago yaba yishwe na wa muhanuzi. Gusa mfite ubwoba muri no mitsi bw'abahanuzi jara. Nzabikora ikiganiro tugitegure neza nyikore. Yego. Abahanuzi bahanura ari n'abarozi. Kambyerure akaguhanurira ibintu, akajya inyuma akagira ibyo akora kugira ngo bya bindi kugira ngo bwa buhanuzi busohore yemerwe. Imana ikurinde abo bantu mute, ibamurinde mu izina rya Yesu. Pastor wacu Mutesi, Imana ikurinde abo bantu, Imana ibakurinde. Bariho kandi niyo system iganje. Kubera iki? Mwene uwo muntu anabonye uburyo kugubanura yakugubanura, ariko bagasanga izo mbaraga zindi nta kimenyetso gihari kigaragaza ko yishe umuntu, ariko nyamara umuntu aba yamwishe. Icya kabiri, amagambo ariyica. Pastor, niwite ku magambo agomba kuvugwa, ahubwo focusinge ahugana. Murakoze.